umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira. I like this. Kandi ntazabura kunguka. Donc kuba umugore hahandi niyo nagenda. Jewe njye mbibwira abantu nkawe njyewe. Njye mbona abagore bareba mu matelefone n'abagabo bareba mu matelefone y'abagore. Jewe ikintu kimwe nzi. Sinjya ndeba muri telefone ya madamu. Maranye imyaka 33 rwose n'umuntu aje akambwira turiya mugore wawe rero buriya taguca inyuma. Abantu ugomba kuba ushaka kuduteranya. Kuko umutima wanjye uramwiringira. Ariko ibi bijya beyond kuba umugore umugabo yiringira. Urumva iyo umutima wawe wiringira umugore wawe nta nubwo umuhisha konte. Ariko iyi ndwara bambe abagabo muri uyu mujyi, iyi ndwara hari umuntu wajyaga aririmba kuri radio ngo iyi ndwara yambayemo iminsi. Iyi ndwara ibaye mu bagabo na mbere ya genocide yari ihari. Genocide irabangira ngo yatwigishije ariko ntacyo abantu bize. Rero burya agaciro kacu ntabwo kava mu kudakora ibibi, kava mu kudakora ibibi hanyuma ahubwo ukazamura ibyiza. Haleluya. Meaning ngo urukundo rw'umugabo ruzamura umugore, rukamukuraho iminkanyari, rukamukuraho ibizinga, rukamutunganya, ukamwikururira. Naho twebwe barabicuritse baravuga ngo abagore ngo nibikuraho iminkanyari, ngo bakikuraho nibizinga, ngo abagabo bazabakunda. Ibyo ni ubuhehesi. Ikintu kimwe nzi, sinjya ndeba muri telefone ya madamu. Maranye imyaka 33 rwose n'umuntu aje akambwira turiya mugore wawe rero buriya taguca inyuma. Abantu ugomba kuba ushaka kuduteranya. Kuko umutima wanjye uramwiringira. Ariko ibi bijya beyond kuba umugore umugabo yiringira. Urumva iyo umutima wawe wiringira umugore wawe nta nubwo umuhisha konte. Ariko iyi ndwara bambe abagabo muri uyu mujyi, iyi ndwara hari umuntu wajyaga aririmba kuri radio ngo iyi ndwara yambayemo iminsi. Iyi ndwara ibaye mu bagabo na mbere ya genocide yari ihari. Genocide irabangira ngo yatwigishije ariko ntacyo abantu bize. Ntacyo abantu bize, iyo ndwara iracyahari. Umugabo aragenda akagura ikibanza, akubaka amazu jimore, akayandika ku bana bamushikiwe cyangwa bamukuruwe. Kibabaje ngira ngo mu Rwanda hose ndi butange ingero kubona wari respectable and respected, hanyuma ukibona mu binyamakuru, ukibona maze dusigaye dufite na social media ziba zibonye scoop. Hari igihe njya nibaza ariko se nk'umwana w'umuntu iyo abonye bakuvuze dignity, umugore w'umuntu iyo abonye erega bashobora kutakuvuga mu binyamakuru. Uzi muri no minsi kubona hasigaye cyakora utubari twarabimenye, bashyiraho abantu bo gutwara abataye agaciro. Babona umuntu w'umubosi bakaba bati uyu muntu ntakwiriye kugaragara yataye agaciro, bakagutwara neza, bakakwambura imfunguzo, bakagushyiramo, bakagenda bakakudepoza mu rugo, bagahamagara madamu ati nimuze mutware umuntu wanyu mudushashure twitahire. Ariko ubwo mu gitondo uwo mwana warayagutwaye agenda kuvuga ngo iki ntibikwiriye. Hano Remu yaravuze ngo nako nyina warimo waramubwira ngo Lemuel uri igikomangoma, uri umuntu wubashywe, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wubashywe. Ibi ntibikwiriye. Ntibikwiriye ko bagusanga wigaragura mu bagore, ntibikwiriye ko bagusanga wanduje amapantaro nk'abana. Dignity, agaciro.
ndaza kugira no kugukiranuka bo ndacyahera ku byo Bibiliya yahereyeho. Ariko nurebe iyi nkuru yose agira ibyo abwira abagabo akavuga ati none nimurangiza ahubwo wowe iby'inzoga bivemo ibyagore, ahubwo wowe bumbura akanwa kawe uvugira ikiragi, uburanira abatagira shinge na rugero, bumbura akanwa kawe uca imanza zitabera, ucira abakene n'indushyi urubanza rutunganye. Mu yandi magambo, niba wagize dignity, niba wabaye umunyamugisha, reka abantu bamenye ko uri umunyamugisha. Iyo nyambwira abantu, iyo mbigisha, hari ikintu Imana yanyigishije nkiri umukene. Uriya mudamu yahoze avuga rwose, twaravomye. Na biriya byose bavugaga n'inzu z'ibyatsi, twebwe twari dufite mobile houses. Hariya mu Mutara, inzu twayikubitagaho ibyatsi, tugafunga, ubwatsi bwashira tukabikuraho, tukazinga ibiti, tukabyimukana, tukongera tugashinga, tukibera muri mobile house. Ndiyo gari igihe umuntu w'inshuti yanjye yarambwiye ati tuzajyane kugusura iwanyu mu Mutara, ndavuga nti bagenzi wanjye ko tukiri nigaga muri university, tukibera muri mobile house. Ndamutwara turagenda nyine twiryamira muri iyo nzu y'ibyatsi, nubwo twari dufite inka, ariko hari igihe bisubizaho amaso gatekereza. Ariko icyo nendaga kubabwira si icyo ngicyo, ko nanjye narize ndarangiza, noneho maze gukizwa Imana inyigisha ikintu. Irambwira ngo nubona wabonye amafaranga ntazagutwara umutima, ahubwo nubona amafaranga ukabona icyubahiro, ujye ubikoresha kugira ngo making a difference mu buzima bw'abantu. Amafaranga yawe uzayubahisha Imana, nurangiza uyafashisha abantu. Kandi iyo bigize gutyo, ubuzima bwawe bugira umusaruro mwinshi. Kuko reka mbabwira ikintu, ibi ngibi uyu mugore yabwiraga Lemuel nibyo bigira abantu, bibaha dignity. Ntabwo dignity ari ugutura mu nzu nini. Nta muntu uzamenya ko wari ufite inzu nini uretse wayicumbikiyemo. Niyo banyura imbere y'inzu yawe bakavuga ngo hani kwa kanaka, bazagutangarira ariko ntibazagukunda. Uzagukunda n'uwo wagiriye neza. Abagabo bakunda bene b'abagore ngo bari aho bari laid back, bicara mu rugo batagira icyo bakora, ngo batungwa n'abagabo. Bagenzi warakoze Mana kutama bene uwo mugore. Hariho type ndaza kuyigarukaho. Hari types enye z'abagore. Batatu nibo ntindaho, wowe undi we nari kumwihanganira ko nari kumutera umwete bigakunda. Kuko wenda kubura umunyantege nke cyangwa uri umunebwe, by'umuntu ashobora kubyihanganira akajya gutera umwete, ugakora uko ushoboye. Ariko urumva rero nka Donavine rwose wigenderaga n'agataro ke akagenda ni nk'uyu mugore wo muri kenyerana imbaraga agakomeza amaboko, hanyuma agira n'ingeso nziza, aramburira abakene ibiganza. Umurongo wa 20, kandi indushyi akazitiza amaboko, ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Yikorera ibirago, yibohera ibirago by'ibisuna, imyambaro ye ni imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri. Umugabo we, aha niho nashakaga kugera. When you have that kind of wife, hari umugore uguhesha agaciro, wajya ugenda kavuga ngo kabisa ngo umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Donc kwicara mu bandi bagabo bakaba batari kuyu mugabo kabisa. Uzi ko abagabo iyo bicaye hari n'igihe batangira kukubwira ubwiza bw'umugore wawe, nkavuga ni yes, bakunze giye kumbaza ngo ariko kushaje umugore wawe akaba ari muto. Ni kubera ko nyine namwiyinvestishijemo. Ariko rata siyo mpamvu nashatse umugore narutaga. None ndashaje wakibyiruka. Ariko babimbaje ndavuga nti buriya nariteganirije. Mu myaka yanjye ntacyo nakwitwaza. Ngiye gukora bya bindi abandi bakora. Imana yambaza ngo se ko abandi bakubwira ko umugore wawe ari mutoya, wahumye amaso ku buryo utabona ko akiri muto. Topic bampaye ni topic nziza cyane, kandi nashimye Imana, kuko kimwe mu bibazo dufite, kandi uyu munsi abagabo ni barakara n'abagore bararakara niba bishaka, ariko iyi topic irakomeye.
ndetse irakomeye cyane. Ndaza kugenda mbaha ingero, ariko jewe ndabigisha Bibiliya, kuko dignity, kwihesha agaciro, murabizi mu Rwanda ko n'ijambo tumenyereye ikintu cyitwa agaciro, kwihesha agaciro. Abantu benshi bakora n'amakosa barimo kugerageza kwihesha agaciro. Njya mbwira abantu, niwe umugabo hari igihe ashaka kwihesha agaciro akagata. Nuzumva umuntu abaza ngo ari kuzundi we, uzamenye ko ubwo ngubwo yatangiye kugata, kuko nta mugore n'umwe utazi umugabo w'uwo ari we. Iyo ukenera kwiyafirima ku mugore wawe, agaciro kaba kagiye. N'abagore, abagabo babikora ku bagore, abagore bakabikora ku bana. Ariko uyu munsi tugiye kwiga umugore mu ihema, umugabo mu marembo. Muri introduction yanjye nanditseho ngo mu ihema, mu ihema niho icyubahiro cy'umugore kigaragarira. Mu ihema niho icyubahiro cy'umugore kigaragarira. Reka ibingibi kuko ntari buze kubigarukaho, mbanze masobanurira impamvu nabyanditse. Umugabo witwa Wirad Hale yabajije abagabo 25,000 mutubwira abagabo ibintu muha priority, byose bibera mu ihema. Muraseka, nimwumva icyo bashyize kuri top of the list. Abasomye icyo gitabo barabizi, top ya list abagabo 25,000, big average, bagomba kuba bari bafite imyaka iri munsi ya 50, banditse ko ikibanza ari sex, ibera mu ihema. Ndabona abagore bose bahise bagwa mu kantu. Ntabwo ubwo bushakashatsi ari wabukoze, igitabo kiranditse ngo abagabo bakunda sex. Niyiza mbere, number 1 top, niyiza mbere mu ihema. Kandi nasanze n'abagore babizi, kuko nicyo gihano bakunze guhanisha abagabo. Ntubona bari babaye serious, mbivuze baraseka, kuko barabizi neza icyo gihano. Administration yacyo cyane cyane abakiri batoya barayikora pe, bati mwihorere. Yaza akamubwira ati ariko ndumva, ati ndumva iryinyo rindya. Ejo yazaza aterwa uyu munsi, ati sinzi ibintu, ati numva no mu nda hamya. Ubwo abantu bakigunga. Ibi mbivuze kubera ko nigeze kwigisha igiterane cy'abagabo n'abagore, ariko bakiri batoya. Ndabwira ntimaze muri listing ibibazo mushaka ko inyigisho yangiza gusorovinga. Icyo cyaje among the top, kandi hano mu Rwanda. Recherche yakorewe muri Amerika, nsanga no mu Rwanda ibihano abagore barabitanga. So ikindi abagabo bakunda, Wirad Hale yanditse, bakunda ikintu cyitwa domestic support. Inzu isa neza, iteguye neza, irimo isuku, irimo gahunda. Burya abagabo twe dushobora kubaka amazu uretse bakeya nk'umwe ku 1,000. Niho washobora kudekora inzu, bakita ku gikoni, bakamenya gushyira amasahani. Iyo umugore adahari, inzara ishobora kunyica nayo yoha amasahani ari, kandi inzara iyanjye. Abagabo bameze batyo namwe mushatse mwampepera, kuko ndabizi harimo benshi tumeze kimwe. Buriya hari domaine hirya hariya mu mahema hamenywa n'abagore, ariko byagera ku byo hanze bikamenywa n'abagabo. Mushobora kumbaza muti abagore bo, kuko n'abafasha abagabo afata n'abagore 25,000. Cya gatatu abagore bakunda nacyo ni mu mahema, ngo bakunda ibiganiro. Ibiganiro, umugabo wicara nyine oya, ngo nagiye ku bagabo, nagiye ku bagore, kandi abagore sindabageraho. Abagabo bakunda companionship, bakunda umugore umuba hafi. Waba urimo kureba umupira nubwo atawumva, akaba ari somewhere around, ntuzanira akantu ko kunywa. Ese ikipe yawe yatsinze, ibyo umva nubwo utabizi. Mungisha impaka nanone ndabaha ubuhamya bw'umugabo
nigeze kubyigisha umugabo umwe arambwira ati iyo umugore wanjye wahana kumva ibi bintu hari igihe mba nicaye ati mbona ikipe yanjye igiye gutsinda ati nkabura encouragement ati najya kuryama nkasanga yasinzire nkavuga ngo koma ushobora gusinzira ute ndi mu bintu biri so serious kandi uzi ko hano harimo abagabo mvugiye ibintu ibyo rero bibera hahandi hirya mwihema sibyo n'ibindi turaza kubireba turabigarukaho ariko n'abagore nabo yarababajije mwebwe mukunda iki ibyabo nanone biri hariya imbere mwihema ariko ibindi bikabera mu marembo abagore top number 1 ngo bakunda intimacy umugabo mu intimacy ni ikintu cyitwa ikiganiro kirimo amarangamutima icyo bita umutoma ukamubwira atari kushiri uri hari ukuntu nkukunda kandi madamu twahoze tubiganira kare ambwira akantu yakuye mu giterane ambwira ngo rero ngo gukunda umugore muza akantu k'abana bita piggy bank akantu bashyiramo ibikoroto ibintu by'abagore ni ukugenda ushyiramo igikoroto kimwe mu gitondo igikoroto kimwe saa sita igikoroto kimwe nimugoroba kugeza igihe banki izuzurira sinzi ibintu nta nubwo ari n'iki kiganiro ntabwo ari ibya hano twavugaga ni utuntu tundi twari turimo kwivugira tutureba twebwe ibyacu arambwira ati ni ugushyiramo igikoroto kimwe ukongeramo ikindi intimacy kuko intimacy ntabwo ari ugufata mu bitugu ntabwo ari ugufata mu mugongo ntabwo ari ugufata ni twa tuntu duhoraho ariko ikindi gikurikiyeho cyo kibera hanze abagore baranditse baravuga ngo bakunda ikintu cyitwa financial security kumva urugo rwe rutazagira crise y'imibereho kandi ibyo ngibyo ntushobora kugarantisa urugo rwawe utagiye gukora umugabo w'umunebwe ntashobora guha urugo rwe financial security hari n'abagabo bakora cyane ariko bagahisha ibyo bafite ngo abagore batabimenya nta security uwo mugore agira aricara akajya kubera ati giye konti y'umugabo wanjye sinzi uko isa ati n'amafaranga akorera sinzi uko angana believe me or not wakorera menshi wakorera makeya iyo atabizi nta security aba afite uba wibeshya ngo urimo uramuha security ngo urimo urakorera urugo urimo kurwica ibyo bibera hanze harimo byinshi uwo mugabo yashatse ariko ibyo ngibyo nuko nanditse ngo mwihema niho icyubahiro cy'umugore kibonekera mu marembo niho icyubahiro cy'umugabo kiba reka mbagane kantu kamwe ko muri Bibiliya ko tugiye kwiga kuri dignity buriya muri Israeli ari naho havuyemo iteme iyo bashakaga gusuzuguza umugabo murabizi no mu mategeko ya Mose byanditsemo ngo umugabo niyanga kwita kuko bari bafite amategeko yenda kumera nk'ay'abanyarwanda iyo umuntu yapfaga atabyaye habagaho umuntu witwaga umucunguzi abagabo bicaraga mu marembo y'umurwa umugore ugomba gucungurwa akaza akipresenta iyo wangaga gucungura umuvandimwe wawe umugore yagukwituraga inkweto kikaba ari ikimenyetso kivuga ngo uyu mugabo ntiyasohoje responsabilité zari zimutegereje igisebo kikabera mu marembo n'abagabo bose basebaga iyo wabaga wakoze ikintu kidakwiriye cyangwa niyo umwana wawe yakoraga ikintu mu marembo niho byakemukiraga isoni zose zagukoreraga mu marembo rero tugiye kwiga ikintu cyitwa dignity ndahera ku murongo wo muri Bibiliya uri mu Migani igice cya 14 umurongo wa 34 haravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose icyubahiro n'isoni ni ikintu gikomeye cyane kuko muri ino minsi nimwitegereza ikintu cyitwa isoni ikintu cyitwa dignity ntabwo kikibaho dignity pe ntabwo ikibaho hariho n'ibintu ureba kabari se ubu ngubu koko ibi birakwiriye ko umubyeyi nk'uyu reka wenda mumbabarire mbivuge gutyo
birakwiriye ko umubyeyi nk'uyu ufite imyaka 60 n'indi nk'iyanjye yambara nk'uko uyu mubyeyi yambaye. Ubwo ubonye umubyeyi wambaye mu buryo ubona budatanga dignity nyinshi, kuko hari imyaka ibera abana, hariho n'ibera abakuru, sibyo? Hari imyambaro ibera abana, hari n'ibereye umubyeyi mukuru. Mumbabarire ubwo ndavuga nk'umusaza, sibyo? Ariko byose bihera kuri iri jambo rivuga ngo gukiranuka, gushyira ubwoko hejuru. Waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umwana, waba uri umuryango, waba uri igihugu, waba uri itorero, gukiranuka bishyira amoko yose hejuru. Ariko ibyaha bikoze isoni umuntu wese. Amen. Ndagira ngo noneho mbihuze n'amagambo arangiza iki gitabo cy'imigani, kuko niho ndi buhere ngende ntanga n'ingero mpereye kuri iyo. Ubundi iki gice cya 31 abantu bakunze kugicamo kabiri, ariko ni umubyeyi urimo kubwira umuhungu we w'umugabo, aravuga ati muhungu wanjye, ariko arangije aravuga ati nimbikora gutya nkabwira abahungu simbwire n'abakobwa ndaba ntakoze balance. Aravuga ngo amagambo y'umwami Lemuel n'ubuhanuzi nyina yamwigishije, mwana wanjye ndakubwira iki? Ese nkubwira iki mwana wanjye nibyariye ko ari wowe nahigiye? Ntugaha abagore intege zawe n'ubugingo bwawe, kuko ari cyo kigusha abantu. First injunction, itegeko rya mbere uyu mugore ahaye umugabo ushaka kwihesha icyubahiro, aravuga ati mubwire mwana wanjye, niba ushaka kugira icyubahiro mu bantu ntugasambane, kuko mu bintu bitesheje abagabo agaciro kandi ubona abagabo bimitse muri kino gihe, baranabikubwira ukabona baranabyigamba, ukabona nibyo baganira, ikintu cyitwa gusambana ku isi yose. Si hano gusa, ariko hano kubera ko buriya impamvu mvuga ngo hano nuko Kigali ni ntoya cyane. Ntaho ushobora kwihisha muri Kigali ibyo wakoze, niyo wabikora wihishe haba hari umuntu wakubonye, kuko muri Kigali turamenyana twese. Niyo wajya mu irogi, nigeze kujya ahantu mu turogi turiya tuba kuri periferi y'umujyi hirya, mbaza abantu ndabwira nti nk'ubu burogi buba ahangaha bukura hehe abakiriya? Umuntu twari kumwarandira ngo ariko uziko pastor uzikora umupastori koko ni kubera iki? Ngo izi rogi, ngo izi nizo zirimo kumekinga money muri iyi minsi, ziyakuye hese? Ngo ahangaha niho abagore n'abagabo baza kwiherera, bagahaguruka saa 6 igihe abandi bagiye kuri lunch, bakaza bagakora sieste mu irogi, hanyuma barangiza bakagenda bazi ko ntawe babonye. Ariko ujye witonda, na wa mwana ukora mu irogi ashobora kuba kuza. Mu Rwanda, u Rwanda ni ruto, ushobora kuva hano ukavika Gitumba ugiye gukorera ibyaha i Rusizi, ukagenda ugakora ibyaha ugasanga abantu b'i Rusizi bakuza, kuko u Rwanda ni ruto. Ariko icyo nendaga kubabwira si icyo ngicyo. Uyu mugore abwiye umwana we Lemuel, aramuga ati Lemuel, uri igikomangoma, uri umwami, ntuzitesha agaciro mu bagore. Aha niho abagabo bagatera hambere. Ndabaha ingero ebyiri zo muri Bibiliya. Urugero rwa mbere ni urw'umugabo witwa Yuda mu gitabo cy'Itangiriro. Yuda aragiye asanga umukazana we hanze ku marembo, hanze yayo ndetse yibwira ngo ni umugore w'indaya, aramutwara, agaciro ke gatakara umwanya, amusigiye ibimenyetso bye, ngo amusigira inkoni ye n'ikimenyetso cye n'impeta ye. Umugore aratwise, arabyaye, bati babwira Yuda bati wa mukazana wawe yari yandavuje, yabyaye ikinyandaro, ati bamuzane bamutera amabuye mu mutwiki. Umugore afata ya nkoni na cya kimenyetso, aravuga ati mugende mumubwire ngo nyiri iyi nkoni na nyiri iki kimenyetso niwe wanteye inda. Umugabo yahise akonjera mu marembo.
ahita anabyatura avuga ati mugende mumubwire ngo wandushije gukiranuka. Ko ntabwo yagombaga kuryamana n'umukazana. Asebeye mu marembo. Umwami Dawidi, umwami Imana yashimaga ngo umeze nk'uko umutima wayo umeze, ahagarara hejuru y'inzu ye. Buriya abantu benshi, hari nubwo numvise abigisha benshi bableminga uriya mugore witwa Batisheba. Batisheba ari innocent mu byo bamurega, nta cyaha na kimwe Batisheba yakoze muri biriya bintu. Batisheba yari yibereye mu gikari cyiwe arimo kwiyuhagira. Abantu mwavukiye mu cyaro murabizi, byagezaga nimugoroba abantu bakiyuhagirira mu gikari. Bamwe ndetse niho twavukiye, niho twavukiraga mu gikari, niho byose byakorerwaga. Umugore yibereye mu gikari, ariko romareri y'uyu mugore, hari umuntu ufite inzu ndende isumba korotire yo kwa Uriya, ushobora kureba. Erega burya guturana n'abantu bafite amazu maremare nabyo si shyashya. Yewe umuntu duturanye iruhande rwanjye afite inzu isumba iyanjye, njya mvuga nti se bagenzi banjye, iyi nzu nzayimukemo nanjye nzakore ndende dupiganwe, ariko nsanga ni hahandi niyo nakora ndende azajya areba hasi, niyo nanjye nareba hejuru, ariko ni hahandi ntacyo bihindura. Sinzazamura igikuta ngo nkigeze mu kirere, tuzajya dukurura rido. Ariko icyabayeho, Dawidi atumye kuri Batisheba, araje asambanye nawe, amutuma aramubwira ati wanteye inda. Dawidi ati ngomba gukavaringa ibi, ngomba kubitwikira, munyoherereze Uriya azatubwira uko urugamba rumeze. Uriya akibaza rwose, umuntu w'umujenerali, kuko Uriya nimusoma neza mu batware 30 bakomeye ba Dawidi, mu ntwari 30 top za Dawidi hari harimo Uriya. Uriya araje agomba kuba araje, abandi ati rwose bishoboka bite ko generali ari we wahindutse kuriye, nsize ingabo nyobora nje gutanga amakuru y'urugamba, ibyo bibaho? Aravuga ati ariko urabyitondemo, tusigaye tubona patron na madamu hari akantu k'agakungu basigaye bagirana nimugoroba. Uriya aravuga ati ndabigendamo neza, aguma ku irembo ntiyajya kuryama. Dawidi amutumaho ngo aramusindisha, nabyo turaza kubigeraho. Uriya yanga kugwa mu cyaha, aravuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo naba ndi umujenerali nasize ingabo nyobora ku rugamba ngo nze njye kuryamana n'umugore n'inywera amayoga, ahubwo urantindiye ndeka nsubire ku rugamba. Ayandika ibaruwa yo kumwicisha. Uzi kubona umugabo apfa azize umugore? Kandi bibaho, byabayeho n'ubu bibaho. Ukaba mu bwoba ngo kuko warongoye umugore mwiza, ukajya uhinda umushitsi. Uko hari barumuna ba Dawidi bagenda mu murwa, Uriya arapfa. Ariko Imana kuko idashobora kwihanganira ibyo ngibyo, ituma umuhanuzi aravuga ati genda umbwirire Dawidi ngo uyu munsi wasebye, ngo ibyo wakoze wabikoze wihisha, ariko wowe ibyawe nzabishyira ku karubanda babibone. Erega hari Imana izagushyira ku karubanda, kuko abagabo twebwe dusebera mu marembo. Kandi niba bashaka kubimenya muzabimenya. Muri uyu mujyi umugabo umwe yarahagaze, umugabo mukuru nkanjye, mu modoka nziza, abona abana bahagaze ku muhanda, abonamo umukobwa mwiza, rero tubyara abana beza, barakaba beza kandi iteka ryose. Arahagarara atangira kumubwira ngo wampa nimero yawe. Mwana aramureba, umuntu ungana na papa cyangwa na sekuru, ati se ukayikoresha iki? Tukajya tuganira. Amuhiya polisi, real story. Amuhiya polisi, aramubwira ngo se ngo nimero ya polisi, aramubwira ngo nutinza aho ndayihamagara. Kubona umugabo wiyubashye, bafatanye umwana w'imyaka 17, imyaka 16 mu marembo. Dignity, agaciro. Uyu mugore abwira Lemuel ati Lemuel, umwana wanjye niba ushaka kugira dignity mu bantu, irinde ubusambanyi, irinde abagore. Simvuga ngo irinde umugore, kuko niba ufite umugore umwe arahagije. Muri Maraki Imana iravuga ngo ntabwo byari binaniye kubaremera abagore benshi, niba naremye umwe nuko nari nzi ko ahagije.
hari n'ubwo natahirwa ngo reka urabona ngo umugore wanjye ngo ubona akuze. Rugamba yajyaga aririmba indirimbo yavuga ngo nashatse umugore narutaga none arashaje jye nkibyiruka nzashaka umutoya mu muharike numva iryo raha. Wowe wamushatse umuruta none arashaje wowe urabyiruka se? Okay, umva Apostle, rimwe uzakora igiterane cy'abagabo bakuze bigisha uko umuntu akunda umugore aruta bakazarinda basazana, kuko abagabo benshi. Ariko ibyo ngibyo reka ne kubitindaho. Iki nicyo Bibiliya irimo kutubwira, kimwe mu bintu byambura dignity umuryango. Kambaye urundi rugero rumwe narubwirwaga n'umuntu ejo bundi aho nari ndi muri Canada. Arambwira ati kimwe mu bibazo ngira, ati papa wanjye arazwi, ati ngira umunyeshuri, ati ikintu cyambabaje n'uno munsi kitaramvamo, ati rimwe mpagararanye n'abandi bana twiganaga tuvuye ku ishuri muri imwe muri za universite ziba hano no mujyi, ati duhagarara ku muhanda mugenzi wanjye numva avugana n'umuntu amubwira ngo ubwo se ngo uransanga hehe, aje kumupikinga, aje abona ni papa we. Ariko uwo mwana we yabikoze abishaka, aramupikinga arangije aramubwira ngo uzambwirire papa we none wabonye proof, ajye yitwara nk'abantu bakuru. Amarembo tuzayaseberamo birenze aho ngaho. Ariko abantu barakomeza. Ariko simbarenganya kuko Bibiliya yatubwiye ngo ibyaha bikoze isoni abantu bose. Uriya ni umunyabyaha, ntuzamurenganye. Ni umunyabyaha. Bibiliya yatubwira ngo umunyabyaha niyo wamushyira mu gihugu cy'abakiranutsi azahakorera ibyo gukiranirwa. Umuntu ashobora kuza hano mwateranye mukagera hariya hanze, nkaza igihe ndimo kwigisha nkaba ndimo gukora recruitment mu gihugu cy'abakiranutsi, nkahatekerereza ibyo gukiranirwa. Ariko Imana ikatubwira ngo niba ushaka dignity y'umuryango, avoid ibyo bihungira kuri. Icya kabiri, reka nihute kuko ndaza kuza no ku bagore. Erega umuryango ugirwa n'abantu babiri, niho utangirira. Icya kabiri, umurongo wa 4 aravuga ngo ntibikwiriye abamiremuweri we, ntibikwiriye kunywa vino inzoga. Izi zo rwose niba hari ikintu kibabaje, ngira ngo mu Rwanda hose ndi butange ingero, kubona wari respectable and respected, hanyuma ukibona mu binyamakuru, ukibona maze dusigaye dufite na social media ziba zibonye scoop. Hari igihe nibaza ariko se nk'umwana w'umuntu iyo abonye bakuvuze dignity, umugore w'umuntu iyo abonye erega bashobora kutakuvuga mu binyamakuru. Uzi muri no minsi kubona hasigaye cyakora utubari twarabimenye, bashyiraho abantu bo gutwara abataye agaciro. Babona umuntu w'umubosi bakavuga ati uyu muntu ntakwiriye kugaragara yataye agaciro, bakagutwara neza, bakakwambura imfunguzo, bakagushyiramo, bakagenda bakakudepoza mu rugo, bagahamagara madamu ati nimuze mutware umuntu wanyu mudushashure twitahire.
ariko ngo mu gitondo uwo mwana barayagutwaye agenda kuvuga ngo iki ntibikwiriye. Hano Remu yaravuze ngo nako nyina warimo waramubwira ngo Lemuweli uri igikoma ngoma, uri umuntu wubashywe, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wubashywe. Ibi ntibikwiriye. Ntibikwiriye ko bagusanga wigaragura mu bagore, ntibikwiriye ko bagusanga wanduje amapantaro nk'abana. Dignity, agaciro. Ndaza kugira no kugukiranuka bo ndacyahera ku byo Bibiliya yahereyeho. Ariko nurebe iyi nkuru yose agira ibyo abwira abagabo akavuga ati noneho nimurangiza ahubwo wowe iby'inzoga bivemo iby'abagore, ahubwo wowe bumbura akanwa kawe uvugira ikiragi, uburanira abatagira shinge na rugero, bumbura akanwa kawe uca imanza zitabera, ucira abakene n'indushyi urubanza rutunganye. Mu yandi magambo, niba wagize dignity, niba wabaye umunyamugisha, reka abantu bamenye ko uri umunyamugisha. Iyo nyambwira abantu, iyo mbigisha, hari ikintu Imana yanyigishije nkiri umukene. Uriya mudamu yahoze avuga rwose twaravomye. Na biriya byose bavugaga n'inzu z'ibyatsi, twebwe twari dufite mobile houses. Hariya mu Mutara, inzu twayikubitagaho ibyatsi tugafunga, ubwatsi bwashira tukabikuraho, tukazinga ibiti, tukabyimukana, tukongera tugashinga, tukibera muri mobile house. Ndiho gari igihe umuntu w'inshuti yagiye arambwira ati tuzajyane kugusura iwanyu mu Mutara, ndavuga nti bagenzi banyu ko tukiri nigaga muri university, tukibera muri mobile house. Tamutwara turagenda nyine twiryamira muri iyo nzu y'ibyatsi, nubwo twari dufite inka, ariko hari igihe bisubizaho amaso gatekereza. Ariko icyo nendaga kubabwira si icyo ngicyo, ko nanjye narize ndarangiza, noneho maze gukizwa Imana inyigisha ikintu. Irambwira ngo nubona wabonye amafaranga ntazagutwara umutima, ahubwo nubona amafaranga ukabona icyubahiro ujye ubikoresha kugira ngo making a difference mu buzima bw'abantu. Amafaranga yawe uzayubahisha Imana, nurangiza uyafashisha abantu. Kandi iyo ubigize gutyo ubuzima bwawe bugira umusaruro mwinshi. Kuko reka mbabwire ikintu, ibi ngibi uyu mugore yabwiraga Lemuweli nibyo bigira abantu, bibaha dignity. Ntabwo dignity ari ugutura mu nzu nini. Nta muntu uzamenya ko wari ufite inzu nini uretse uwayicumbikiyemo. Niyo banyura imbere y'inzu yawe bakavuga ngo hani kwa kanaka, bazagutangarira ariko ntibazagukunda. Uzagukunda n'uwo wagiriye neza. Buriya rero dignity, ikintu abantu batazi, dignity ntabwo ari ibintu byo kuba ufite ibintu byinshi. Oya, dignity iva mu kubaha Imana no gukunda abantu. Ibyo Imana yabisobanuriye kera. Iteka ryose iyo nguze Bibiliya mbyandika ku ipaje ya mbere. Intego y'ubuzima bwanjye guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha. Kandi gutyo umpa amafaranga nyabare mvuge ngo icyacumi cy'Uwiteka kiragenda cyuzuye, ariko ngomba gushaka n'undi muntu uzibumenye ko nahawe umugisha. Shaka umuntu umuhesha umugisha, ubigira intego y'ubuzima bwawe, uvuge ngo nimbona umugisha somebody will be blessed. Ko Imana yabwiye Aburahamu, irabwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha, ariko nawe uzahindukire uba umugisha. Haleluya. Ngo kandi nukora ibyo ngibyo ngukuvuma nanjye nzamuvuma. Haleluya. Buriya hari utuntu tworoshye mu buzima, sinzi impamvu abantu batatwumva. Ariko ni akantu koroshye, iyo ugashyize muri pratique finish well, urangiza neza. Kuko burya ntabwo dushobora kwiyubahisha, ariko iyo Imana yakubahishije, niyo abantu bagusuzuguye, igisuzuguro cyabo kivamo icyubahiro kirenzeho. Kuko niko Imana yacu imeze. Uwari kubona Yosefu agiye muri Egiputa, yavuga turiya mwana ni magorwa vuremo, yapfushije nyina ari mutoya, bakuru be baramwanze, none baramugurishije, agiye kwa Potifara abaye umuboyi. Potifara amuhaye promotion, umugore aramukunda, aramubeshyera, baramufunga. Ariko bati uyu mwana vuremo, ariko Imana ikavuga ngo yes, uyu mwana
arimo aramanuka kugira ngo nazamuka azagere aho abantu bazamubona akavuga ngo uyu muntu yahawe umugisha n'Uwiteka. Haleluya. Rero dignity, kwiyubaha, kwihesha agaciro, cyambere hari uko kuva mu bibi, ariko iyo ugarukiye aho ni naho abakristo benshi bagarukira. Abakristo benshi bahagaze muri neutre. Rero burya agaciro kacu ntabwo kava mu kudakora ibibi, kava mu kudakora ibibi hanyuma ahubwo ukazamura ibyiza. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba kumva. Reka noneho tujye ku mugore, kuko ntabwo mfite umugambi wo kubaraza hano. Umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira. I like this. Kandi ntazabura kunguka. Donc kuba umugore hahandi niyo nagenda. Jewe njye mbibwira abantu nkawe njyewe. Njye mbona abagore bareba mu matelefone n'abagabo bareba mu matelefone y'abagore. Jewe ikintu kimwe nzi. Sinjya ndeba muri telefone ya madamu. Maranye imyaka 33 rwose n'umuntu aje akambwira turiya mugore wawe rero buriya taguca inyuma. Abantu ugomba kuba ushaka kuduteranya. Kuko umutima wanjye uramwiringira. Ariko ibi bijya beyond kuba umugore umugabo yiringira. Urumva iyo umutima wawe wiringira umugore wawe nta nubwo umuhisha konte. Ariko iyi ndwara bambe abagabo muri uyu mujyi, iyi ndwara hari umuntu wajyaga aririmba kuri radio ngo iyi ndwara yambayemo iminsi. Iyi ndwara ibaye mu bagabo na mbere ya genocide yari ihari. Genocide irabangira ngo yatwigishije, ariko ntacyo abantu bize. Ntacyo abantu bize, iyo ndwara iracyahari. Umugabo aragenda akagura ikibanza, akubaka amazu jimore, akayandika ku bana bamushikiwe cyangwa bamukuruwe, cyangwa akayandika kuri nyina ngo arimo arahisha umugore. Ayose uwo mugore wakubyariye abana, uwo mugore ukugaburira, uwo mugore reka mubwire impamvu mbabwira iki ngiki. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Dore ukuvuga ngo urugo rwabo ruzahora rujya imbere. Kubera iki? Mbere ya genocide nzi abantu bari bakize muri uyu mujyi barapfa. Konte zabo abagore ntazo bazi, ibibanza bari bafite ntabyo bazi, abagore bararokoka n'abana basubira kuri zero. Ubwo ibibanza abantu baraje barabyifatira kuko bene byo barapfuye. Amakonte ashobora na za banki ntizigeze kuzijya guturesinga ngo zirebe ngo ninde warokotseho kwa kanaka. Finished. Ariko ikintu kimbabaza n'uno munsi, namwe mwicayemo hano wasanga harimo barimo bakora baryo. Ariko umugabo uno mugore ngo kubera uburyo ameze ngo umutima w'umugabo we uramwiringira, uramwizera. Kandi umva ukuntu bibyara umusaruro ngo umugabo we ngo ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Niki gituma uyu mugabo yishimira uyu mugore? Iyi nkuru yongera ngo kubera ko ari umugore wabyandikaga. Burya rero birashimishije. Nkunda kujya mu biterane by'abubatsi ngo iyo abagore bigishije mu biterane by'abubatsi ngo bibasira abagore, akavuga ko ibituma ingo zimeze n'aba ari abagore batakigenda uko bagombaga kugenda. Nkifata gutya nkabona ariko Bibiliya musoma niyo nsoma. Imana iravuga ngo urugo nirugenda nabo ujye ubaza umugabo. Check your Bible. Urugo nirugenda nabi ask the husband. Kuko Bibiliya tubwira ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryishyire ridafite ikizinga ridafite umunkanyari cyangwa n'ikindi gisagiryo. Meaning ngo urukundo rw'umugabo ruzamura umugore rukamukuraho iminkanyari, rukamukuraho ibizinga, rukamutunganya, ukamwikururira. Naho twebwe barabicuritse baravuga ngo abagore ngo nibikuraho iminkanyari ngo bakikuraho n'ibizinga ngo abagabo bazabakunda. Ibyo ni ubuhehesi.
nayo iravuga ngo iyinvestise mu mugore wawe, wiyinvestisemo umukunde nk'uko Kristo yakunze itorero. Umukunde, wongere umukunde, wongere umukunde, umukureho iminkanyari yose, umukureho mukushi zose, umukureho amahwa yose, umwishyire adafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Hanyuma ryarangiza hepfo muze gusoma icyo gice, ntabwo ndimo kwemvanta Bibiliya. Kandi aho ngaho mu Befeso niho bantu bakunze kwigisha umurongo wa nyuma. Akenshi batangira ku murongo wa 22 ngo bagore mwubahe abagabo banyu nk'uko itorero ryumvira Kristo. Niyo mirongo iri aho ngaho gusa, ngo niko abagore bakwiriye kubaha abagabo babo. Abagore bafite 30, muri icyo gice abagabo bafite 80. Umurongo wa nyuma w'icyo gice akavuga ngo nuko rero ngo umugabo akunde umugore we nk'uko yikunda, ngo kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo. Meaning ngo kubaha k'umugore guflowinga kuva mu rukundo rw'umugabo. Iyo ni Bibiliya, ntabwo ari umuco. Yewe ntabwo nshinzwe kwigisha umuco, nshinzwe kwigisha Bibiliya. Ubundi muri Bibiliya umugabo niwe mutwe w'urugo. Ubundi nyir'urugo, CEO, iyo ibintu bitagenze neza, ushobora kuba ufite banki wayoboraga, banki igahomba, birukana CEO, abakozi bashobora kuhaguma kandi ari bo wahombeje banki, ariko bakirukana CEO kubera iki? Kubera ko niwe nyir'urugo. Aha rero ariko si mo kwigishaho, ndimo ndavuga kuri uyu mugore umugabo yizera akamugirira neza. Igituma mukunda, uyu mugore afite ibintu bitatu ntashaka gusoma byose, kuko uyu mugore nawe yariratuye ashyiramo byinshi cyane. Icyambere ngo ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye, ameze nk'inkuge y'abagenza, azana ibyo kurya byabikura kure, abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja imirimo ibakwiriye, yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye, akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye, abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. Mbese urabona uyu mugore dynamique. Umugore dynamique. Harabona abagabo bakunda bene b'abagore ngo bari aho bari laid back, bicara mu rugo batagira icyo bakora, ngo batungwa n'abagabo. Bagenzi warakoze mana kutama bene uwo mugore. Hariho type ndaza kuyigarukaho. Hari types enye z'abagore. Batatu nibo ntindaho, uwo wundi we nari kumwihanganira ko nari kumutera umwete bigakunda. Kuko wenda kubura umunyantege nke cyangwa uri umunebwe, by'umuntu ashobora kubyihanganira akajya gutera umwete, ugakora uko ushoboye. Ariko urumva rero nka Donavine rwose wigenderaga n'agataro ke akagenda ni nk'uyu mugore wo muri kenyerana imbaraga agakomeza amaboko. Hanyuma agira n'ingeso nziza, aramburira abakene ibiganza, umurongo wa 20, kandi indushyi akazitiza amaboko. Ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Yikorera ibirago, yibohera ibirago by'ibisuna, imyambaro ye ni imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri. Umugabo we, aha niho nashakaga kugera. When you have that kind of wife, hari umugore uguhesha agaciro wajya ugenda kavuga ngo kabisa, ngo umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Donc kwicara mu bandi bagabo batari ku uyu mugabo kabisa. Uzi ko abagabo iyo bicaye hari n'igihe batangira kukubwira ubwiza bw'umugore wawe, nkavuga ni yes. Bakunze giye kumbaza ngo ariko kushaje umugore wawe akaba ari muto, ni kubera ko nyine namwiyinvestishijemo. Ariko rata siyo mpamvu nashatse umugore narutaga. None ndashaje wakibyiruka. Ariko babimbaje ndavuga nti buriya nariteganirije. Mu myaka yanjye ntacyo nakwitwaza. Ngiye gukora bya bindi abandi bakora, Imana yambaza ngo se ko abandi bakubwira ko umugore wawe ari mutoya, wahumye amaso ku buryo utabona ko akiri muto. Uretse ko n'ubundi bwose niyo yabashaje n'uwanjye. Ariko ngo umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abagabo n'abakuru b'igihugu. Uyu mugore afite ibintu bigera kuri 3 bimuranga. Umugore w'umwiringirwa. Ikintu gikomeye kuri uyu mugore w'umwiringirwa, w'umunyangeso nziza, w'umunyamirimo, nibyo bintu 3 nshaka kuvugaho. Hanyuma mbere yuko ngana kugusoza, nimwitegereza Salomo yandika ku bagore.
yavuze ku mugore utiringirwa kuko nabo barahari pe. Muri uyu mujyi hari abagabo bashavuye bafite abagore gica. Uwo mugore gica neza neza gusireyinga ugapfa. Imigani 12 umurongo wa 4 aravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba. She is the pride of the husband. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa. Umugore ukoze isoni, ibintu bibiri biranga umugore ukoze isoni ni kimwe na bya bindi biranga umugabo ukoze isoni. Umugore w'umusinzi kandi w'umusambanyi ngo amera nk'ikimungu kiri mu magufwa y'umugabo. Ntabwo ari wanditse Bibiliya mu mbabarire, ariko rimwe na rimwe Imana wa very strong. Umugore usambana, umugore usinda, Imana iravuga ngo amera nk'ikimungu mu magufwa y'umugabo. Cya cyizere yamugiriraga ubwo kiba cyatakaye. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo ibyaha bikoze isoni amoko yose, ariko gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Amina. Ahandi ntabwo ndi busome imirongo myinshi, ariko mushatse mwaza kuyisomera. Aho ngaho ni 12 umurongo wa 4, 11, ariko iki cyo kirakarishye ngira ngo reka nkireke. Ariko ni ubyara uyu nguyu w'ikimungu, umugore w'uburanga bwiza utagira umutima. Ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Can you imagine? Afite uburanga bwiza ariko she is so dirty. Anyura hariya abantu bakamubona, ariko she is so aranduye ku buryo Bibiliya ivuga ngo ubwo buranga bumeze nk'impeta nziza ya zahabu bakwikiye mu izuru ry'ingurube, kuko umutima w'uwo mugore uriyandarika cyane. Dignity yaratakaye, agaciro ke. Kandi muzabibona hirya no hino ku isi abantu babigize business, agaciro barakihoreye. Ndi muri business, ariko Bibiliya nuko bivuga, ntabwo ari jewe. Hanyuma conclusion bakuramo rero mu migani 21 umurongo w'9, Salomo aravuga ngo umva kubana na bene uwo mugore ngo kuba mu gakinga k'urusenge biruta no kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba, aho kuba mu nzu ya kadastre. Ariko uyu ngo twavuye kuri wa wundi tukoze isoni, twagiye noneho ku yindi kategori, wa wundi w'umunyamahane, kuko uriya we yarangwaga n'ingeso ziza. Uyu we ni umunyamahane. Umva, najyaga mbwira abantu nkabwira n'Imana, najyaga nyibwira ntarabona umugore nkabwira Imana uzandinde umugore w'umunyamahane. Nza gusanga na Salomo yarabyanditse, uzandinde umugore w'umunyamahane, undinde umugore w'umusambanyi, undinde umugore w'umusinzi. Cyo Imana irampindukira nambwira ngo ke uwo nzamukurinda, ariko nawe witonde, I don't trust you. Kandi nari nkijijwe. Ubundi ngo bibwira ko uri umugabo. Niho wavuye cya gitabo hoze uvuga cy'umugabo mu mugambi w'Imana, uretse ko nacyanditse nyuma. Burya hari ibintu udakora iyo nyandika nkiri umusore, ntawe ari kubyemera. Narindiye ngo mbanze ngira imyaka 60 noneho mvuge ngo noneho ndavuga nk'umusaza ufite imvi, umugabo nyamugabo nuko agomba kumera, kuko noneho nanjye nshobora kubiprova, kuko nabanye n'umugore. Hari ibintu wandika ukiri muto abantu bavuga ese uravuguza iki? Narabanje ndakura, ndabanza ndakura, noneho ngo noneho reka nandike umugabo mu mugambi w'Imana. Iby'Imana yanyigishije noneho nabonye na experience inyereka ko itambeshye. Kubera Imana yamaze igihe irimo kuntereta, irambwira ngo ya ibyo kumbwira ngo ninkushakira umugore ndabafite, ariko umugore ushaka sinamuha umuhungu umeze nkawe, ugomba kubanza ukaba umugabo. Niyo mpamvu burya na Adamu Imana imaze kumureba ntiyahise imuha umugore, yaramubwiye ngo Adamu banza witize inyamaswa uzita amazina, n'inyoni uzita amazina, n'ibiti byita amazina, nzakubusanira umugore umwita izina.
niyo mpamvu we yaramaze kumenyera kwita amazina, bamuzaniye umugore amwita amazina menshi. Arabanjira muri bavuga ati uyu se nakagufwa ko mu magufwa yanjye. Iryo ni izina rya mbere. Nakara ko mu mara yanjye. Oya yumva ntibihagije. Burya iyo bitondaho bakandukura n'ibindi byose yatekereje nyuma yaho, yari gukora poeme. Burya niho mwaguye. Muri genetics z'abagore Imana yashyizemo imitoma, kuko nicyo kintu cya mbere umugore yumvise akiva mu rubavu rw'umugabo cyane. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane. Imana irambwira ngo wowe banza ukure unyereke yuko uri able. Umuhungu wanjye wenda kurongora, ubu nyine turi muri deal nk'abagabo. Nshaka kubanza nabanje amazi uko wanyeretse fiancé, banza unyereke kuri umugabo. Ati daddy icyo ushaka kumwereka niki? Sura umukobwa w'abandi. Arambwira ati daddy ati mbirimo, rekane kuza kumena amabanga ye. Ariko abagabo benshi ntabwo mujya mufata abahungu banyu ngo mubigishe kuba abagabo. Yewe nabyigishijwe n'Imana kuko nta data nari mfite. Iranyegerera banzira binyigisha, ariko nanjye ngomba kubyigisha abana banjye bakaba abagabo. Turicara tukadiskita nk'abagabo, nkamubwira ngo ngwino tuvuge nk'abagabo, umbwire jewe umbwire ntazaguha umwana w'abandi ukankoza isoni. Wahagarara mu marembo nkumva wankojeje isoni. Kuko ahangaha ibi byose Salomo yandikaga ni ibyaha bikoze isoni. Ariko uyu mugore w'umwiringirwa afite karite 3 zikomeye cyane. Icya mbere ni umugore wiringirwa n'umugabo kuko ni umugore w'amaboko, ni umugore ukora. Icya kabiri ni umugore wita ku rugo rwe. Muze kubisubiramo murebe ukuntu amuvuga. Icya gatatu ni umugore wiyitaho, umugore w'isuku, umugore mbese wa mugore umugabo yicara mu marembo babona umugore we akavuga ngo uriya mugore wawe sha umugore. Ibyaha bikoze isoni, ariko gukiranuka bishyira ubwoko hejuru. Reka bari cyo ndangirizaho, kuko aba bagabo turabona muri Bibiliya bagushijwe n'inzoga, banabari. Hari ibintu izi ngeso zose maze kuvuga, reka nkore samari. Usanga ku bagabo no ku bagore ibintu byambura agaciro urugo birasa. Buze umugabo witwa Nabali ngo yari umusinzi akaba n'umunyangeso mbi, umunyamwaga. Dawidi we ntabwo yari umunyamwaga, ariko yari umusinzi. Na Yuda yafatiwe aho mu businzi, ariko Nabali we yongeragamo n'inzoga. N'abandi ntagiye gutangaho urugero, ariko no ku bagore byagarutse kuri ibyo ngibyo. Rero reka dutangire gutekereza umuryango noneho umeze neza. Uzaba umeze uti? Ibiri bitubwira neza, niho ngiye gusoreza. Zaburi 112 iravuga ngo hahirwa ubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, ukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo bavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Haleluya. Iri ni ryo banga ry'ubuzima bunejeje. Baratubwira ngo umukiranutsi, uwubaha Uwiteka akagendera mu mategeko ye. Reka mbabwire ikibazo dufite muri iyi minsi, kuko mu isezerano rishya gukiranuka tubihabwa no kwizera Kristo nk'umucunguzi, ariko abenshi naho bagarukira. Ariko ngiye nongeraho n'umwana. Umukiranutsi, gukiranuka byuzuye bihura n'ibi ngibi. Bibiliya yatubwira ngo umukiranutsi ntabwo tuzagaragara imbere y'Imana dufite gukiranuka kuva mu mirimo yacu. Tuzagaragara dufite gukiranuka kuva mu kwizera Kristo wadupfiriye akatuzukira. Ariko uko gukiranuka gufite implication, gufite imbuto zigomba kuvamo. Kuko baratubwira ngo iyo wizeye Kristo nk'umucunguzi uva mu byaha. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Timoteyo ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, ngo kandi handitseho ngo Uwiteka azabe. Ngo none uvuga izina ry'Uwiteka
nave mu bidatunganye. Haleluya. Biravuga ngo ndabanza nizeze umutima natuza akanwa mvuge izina ry'Uwiteka, ariko nindangiza mve mu bidatunganye. Ikintu gikomeye abantu benshi bafite muri iyi minsi, haje evangile dora, tumwa bwiza bw'ubuntu. Jewe ubuntu ndabwigisha pe, ndanabukunda. Mu kintu kinezeza nukumenya ko Imana inkunda ukundi, ariko urukundo rw'Imana ruba rugamije kumpindura, ntabwo ruba rugamije kungumishaho narindi. Haleluya. Niyo mpamvu na comparaison bakora y'umugabo n'umugore, baravuga ngo umugabo agomba gukunda umugore ariko bifite objectif yo kumuhindura. Ugakunda umugore wawe ariko ukamufasha guhinduka. Nahoze mbwira abantu ejo bundi twaganiraga ngo haranyandikiye mbona kuri WhatsApp ngo umunsi mukuru w'abagabo, Journée Internationale de l'Homme. Ntabwo nise umunsi nk'uwo ngo nawo ubaho. Bati rwose umunsi w'abagabo, ntabwo nise ubundi narize ko iminsi yose ari abagabo ahubwo habagaho abagore. None sinzi abantu twahere kuri ibyo dutangira kuganira. Ndavuga impamvu abagore bagira ikibazo nuko abagabo batabaye icyo bagombaga kuba cyo. Ni nacyo apotre yavugaga. Hari chapitre nanditse muri icyo gitabo ivuga ngo abagabo batayobora n'abagore batumvira, kuko abo bantu babiri nibo bateza ikibazo ku isi. Abagabo batayobora, nta kintu kibi nko kugira umuntu utayobora kandi agomba kukuyobora. Ukabyina muzunga ubona nta cyerekezo afite, akajya aho ngaho gusa. Bagenzi banjye, uzi gukora mu kigo gifite CEO utagira icyerekezo. Umugore umwe yigeze kumwira muri pastor, hari ibintu ndambiwe kubana n'abahungu batatu, babiri nabyaye n'uwandongoye. Big boy uberongo ugineko ambwira ibintu byose ndavuga nurabizi, ndeka nkubwira ntuhugisha ugira. Ubwo ari big boy, noneho fata byose utunge abahungu batatu, wiyakire ubyemere, nurangiza ariko nujya kumuha icyerekezo ujye wirinda kubimwereka. Iyi buryo ushobora gutwara umuntu, umugabo ukamuha agaciro ke ariko ukamubibamo, kuko twese tugomba gupromotingana. Ukajya ukamwita rwose sheri buri wagira gutya, wabona amaze kubifata, uretse ko nabyo biravuna. Ngewe nkunda ibintu byihuta. Nabaye muri bene izo leadership zizungazunga, umuntu akakubwira ati rero buriya kugira ngo ibintu bivuge byemerwe ugomba kugenda ukabanza ukabinaga hejuru, wakumva umuyobozi abifashe atugakoma amashyi, ukavuga ngo icyo gitekerezo ni cyiza. Nkawe ndakicwa ndakabagwa. Niki ari igitekerezo ari cyiza, reka nkimubwire akimburesinge tugifate tugende. Ati ntabwo uzigera ujya kure. Ndavuga ni sawa, giye nzajya nigiraho nyobora hanyuma nzabivemo ngende. Rero icyo mbabwira, umugabo utayobora aproduce umugore utumvira, ariko n'umugore utumvira aproduce umugabo ubabaye, ko bombi babaho. Ari abagore baba baravutse ari rebellious by nature, kaba ari rebellious. Niyo waba uri umugabo mwiza akaguhanda tu. Uriya pastor tubona ibintu byinshi. Umudamu yigeze kwicara muri counseling, aravuga ndamubwira madame, uzi kuri mu biro bya pastori, ubu niba uvuga gutya mpari, iyo muri mwenyine bigenda bite? Umugabo ameze nk'uwanyagiwe n'imvura aricaye gusa. Nizere ko nta barimo hano. Oya, ariko ndeba muri beza ntabwo ntawakora bene ibyo ngiye wa urimo. Ibi turimo kwiga ni ibintu biri very important. Gukiranuka kwacu kuva mu kumvira Kristo nk'umucunguzi, ukemera ukava mu byaha. Kuko niyo waba wibwe, abantu benshi buriya ntabwo tuvuka turi babi. Hari abantu bakubwira ngo ni kamere, ngo ni temperament. Aba psychologue bisha abantu. Umuntu araza afite ibintu bishobora gukosoreka bakamwemeza yuko ari ko ameze. Ngo buriya ngo riyewe ngo ndi hyperactive. Hari ibintu basigaye barazi ngo giye ngo nikomeze ngo ndi hyperactive, ngo ndi melancholique. Ngawe ibyo bintu byose umwuka arabikosora byose. Nuko ntabwo naje kwigisha inyigisho y'imbuto z'umwuka, ariko nere kubera ngo temperament zose, waba uri hyperactive, waba uri hypoactive, waba uri mixed up, waravangiwe.
speciality ya Yesu nuko kugufata akabwira turabizi ubundi nkurema ntabwo ari uko nabishakaga. Haleluya. Hari umuntu twaganiraga ejo ubundi ati jewe ndi bipolar, ndavuga nti ngo uri bipolar. Imundi Imana iturema dufite polar imwe yonyine. Polar imwe, ntabwo tugira bipolar. Uragenda uhuzagurika, uri bipolar, urahobagira. Manic depressive, ngo bipolar, ngo ntabwo ntoya ibyo ngibyo. Aba psikologe barabyanditse batwemeza ko ariko tumeze, ariko Imana ikavuga ngo ya iyo uri muri Kristo Yesu ubicyaremwe gishya. Haleluya. Nta rugo na rumwe ruri kondane kubaho nabi, nta muntu numwe uri kondane gupfira mu byaha, kuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo tubivemo. Ntabwo yabipfiriye kugira ngo tubigumemo nkuko bamwe basigaye bigisha ngo wabirya utabirya, ngo yarabirihiriye, ngo nibyo wakoze nibyo uri bukore nibyo uzakora. Ntabwo ari cyo bishaka kuvuga. Yarihiriye ibyaha kugira ngo tuve mu rubanza, ariko niturangiza tubivemo, kuko ibyaha bikoze isoni. Ariko gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Haleluya. Imana yavuze ngo iyo umuntu yumvira amategeko yanjye, ngo urubyaro rwe ruzagira amaboko mu isi. Nutanabikora for yourself, do it for your children. Ngo urubyaro rw'abakiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Ngo kandi ngo ubutunzi n'ubukire bizaba mu rugo rwe. Haleluya. Kuko imirimo y'amaboko yawe izahabwa umugisha. Kandi mwabonye hari aho batubwiraga no ku mugore avuga ngo umugabo n'umugore aramwizera, ngo kandi akabona umusaruro w'imirimo y'amaboko ye. Haleluya. Iki rero ndagira ngo ngarukiriza aha ngaha, ariko mbwira umuntu wese uri hano, ukiranuka kwacu kuva muri Yesu. Kandi iyo wakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Ariko reka mbitindeho gato, ntabwo ndi butinde mu nyigisho, ariko reka mvuge kuri Yesu, kuko buri inyigisho yose itagusha kuri Yesu ntabwo ikura abantu mu byaha. Kuko dore uko bikora. Jewe ngira umusore, bagenzi banyumva, hari igihe nyambibwira abantu kamwe ati pasa ntukavuga ibyo bintu. Ngira umusore bagenzi, nari umunyabyaha. Umunyabyaha wavure utabihisha, kandi icyaha nakoraga kiri mu byaha bisenya ingo. Nari umusambanyi pe. Ariko icyo nababwira, kuva mpuye na Yesu maze imyaka 40 narayujuje. Ndi umugabo wo guhamya yuko Yesu agufata. Ariko nyimara gukizwa nabwo none mwami Yesu, none nazasubira muri bya byaha ko mbona isi itahindutse. Ari igihe sinahindutse, nari nzi ko rero nari nayifu. Nari nzi ko iyo umuntu akijijwe byose bihita bigenda, ugahita ubicyaremwe gishya, ukaba marayika, ukaba murumuna wa Mikayeli na Gaburiyeli. Sanga ndacyari wa wundi kafise. Numva nta cyahindutse. Ibigeragezo nahuraga nabyo biracyahari. Noneho mfata amasengesho, ngiye kwirukana umudayimoni w'imitingito yo mu mubiri, kandi afite imyaka 20. Imana irambwira ngo iyi mitingito nayishyizemo gusa ngo igikubwira kuri muzima, ngo ubundi nta kibazo na gitoya cyayo. Ugenda utingite, nta kibazo cy'imitingito gusa. Umenye yuko niba ushaka gukiranuka ntuzajye gusambana. Ndabyindicara ndabase Imana ko bigoye. Ntangira kwishyiraho amadisipline menshi, bukeye Imana irambwira ngo ibyo urimo gukora ni ubuswa, ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Ndi muri ayo masengesho numva ndahishuriwe. Ubu rero nta kintu cyiza nko kugendera imbere ya Yesu. Kuko ugendera imbere ya Yesu n'umuntu yaza akashobora kuza rwose agakora amakoro basa akagira gutukareka uyu muntu ntabwo azundi inyuma. Bose arandeba aho najya hose. Ngenda nkicara mvuga ngo ari ikintu kimwe nzi, it's not even about me. Hari abantu bibwira ngo henda ngo aratubwira ko tugomba kugira imbaraga. Ushwida uzi ikintu burya icyo bita grace. Grace aho ibera nziza. Yesu arakubwira ati reka nkwigishe ibanga ryanjye, ugendera imbere yanjye by grace. Ubundi tugira aba escort b'abantu iyo ukomeye, ariko umwami dufite
ntasanzwe. Abanyarwanda bacaga umugani ngo umukuru w'abatwa ngo niwe batwaza impamba. Twebwe rero dufite umwami nta nubwo adutwaza impamba gusa, adutwaza n'ibikapu. Niwe unamena puberi zacu, intimba zacu, n'imibabaro yacu, n'ibituvuna byose. Yaravuze ati mubimpereze gusa ndabibatwaza. Mwami nk'uwo wamukurahe. Iyo rero watangiye kugendana nawe no mu rugo aragushepinga. Niyo mpamvu batubwira ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Ukayicara ukamubwira ngo Yesu uyu mugore mukunde ngezehe. Ahora ati komeza umukunde tu nk'uko itorero ndikunda kuzageza nditwara. Komeza umukunde ari mutoya, umukunde abyibushye, umukunde ananutse. Nibone byo mpamvu nababwiraga birya. Hari ibintu umuntu aba yarasobanukiwe. Yesu akakubwira ngo uyu mugore wawe umurongo yari umukobwa ari inkumi ejo azabangana gutya uzamukundi. Wagenze mu kamodoka gatoya hanyuma gakuru kagira nini urayinezerwa. N'umudamu kamukunda nkuko Yesu yakunze itorero. Buriya nicyo cyitegererezo dufite cyo gukiranuka no kubaka ingo nziza. Dignity yacu iva mu kuba dufite Yesu. Kuko akurinda kwiyandarika, akakurinda kwandavura, akakurinda utagomba kujya, akakurinda byose bishobora kugutesha agaciro. Kuko umwami aratureba. Reka mbabwira wajyaga mwihambira. Ni mu developing iki kintu cyo kuvuga ngo hari ikintu kimwe nzi. Ubu Yesu wanjye ni muzima. Nkunze kubwira abakristo ariko Yesu wanyu ni wo kuwa kangahe. Hari Yesu wo kuwa gatanu wari umanitse ku musaraba yapfuye. Hari na Yesu wo kuwa mbere wazutse muzima. Je niwe ngendana nawe. Aho njya hose mbabizi ngo umwami wanjye ni muzima and he is watching me. Nacunza amafaranga atarayanjye nkavuga no sinshobora no kudevia signature kuko nzi ngo umwami arandeba. Ibyo atamaye sindi bubishake mu mbaraga zanjye sinshugurika sindi ihene. Uri hari inyamaswa ebyiri Yesu yakoresheje aravuga ngo ihene nzazishyira ibumoso, intama zanjye nzishyira iburyo kuko intama iyo uyishyize ahantu irahaguma. Uhashyira ihene nutayiziri ku mugozi irashugurika. Rero ugomba kugendana na Yesu ukamureka akayobora ubuzima bwawe. Niba wicayemo hano utari waha Yesu ubuzima bwawe ngo abutegeke kandi ugendera imbere y'umenye ngo nta hantu namwe ushobora kwihisha. There is no hiding place from the eyes of the resurrected. Aho wajya hose, niyo wajya inyuma y'inyanja. David yaravuze ngo niyo najya inyuma y'inyanja ngo ukuboko kwawe kwankurikirirayo, ngo niyo najya aho batanzi ngo uza aho umbereye. Mumenye uwo mwami. Uyu ni uzatuma tugira ingo nyinshi ngo zirara zishya bwacya zigazima. Ntabwo urugo rwanjye rushobora gushya Yesu hari. Natinyuka ne kubwira nabo umugore kandi Yesu andeba. Natinyuka ne kurwana n'umugore kandi Yesu amagaze hejuru. Erega abantu muranatinyuka. Uzi gukubita umwana sa kureba. Urankubitira umwana. Mbwira bakwe banjye uzankubitira umukobwa nzaza mutware. Ariko biba kwiganira n'abana beza. Ariko tekereza gukubita umwana w'Imana, Imana iguhagaze iruhande. Mureke twiyubahishe kuko dufite umwami w'icyubahiro kandi duhamagarirwa gusa nawe kandi ubwiza bwe nibwo aduha. Haleluya. Kuko Imana iyo Yesu yinjiye mu rugo azana ubwiza n'icyubahiro n'ibindi bikaza bikurikiye. Dignity yacu ntabwo iva muri twebwe. Dignity yacu iva mu mwami wadukunze akatwitangira ngo atwishyire turi bazima tutariho ibizinga. Reka dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano wumva umwuka arimo kukwemeza ko hari ibintu ukwiriye guhindura uyu mugoroba, ushobora kuba uri umugabo cyangwa uri umugore. Uyu ni wo munsi, iyi niyo saha. Nta na rimwe bishobora kuba byarakererewe. Abantu benshi kosa bagira, hari igihe baramenyere kugenda nabi. Kwamwe utari ku rugo rwawe ruragenda nabi ngo ariko turugenzeho imyaka myinshi. Wagenze gutya umaze imyaka 40 umaze 33 mbana na madamu tugenda ukagenda ucumbagira umuntu yakubwira atari ko ruriya rugo rushobora gukosoreka. Uti iryo gufa bashobora kurigorora ngo ariko mbona tugenda. Muragenda ariko mugenda nabi. Imana ishaka ko tugenda neza twemye. Apotre wakoze abantu bakenyereye ku mahwa. Iyi expression mpora nyitekereza abantu bagakenyerera ku mahwa bakarenzaho.
nta muntu ugomba gukenyerera ku mahwa Yesu yayambaye ku mutwe. Kugira ngo turuhuke. Ariko bambe nta nubwo bitangaje, none se ko mutazanye mwembi, hari igihe tubwira umwe hanyuma undi atahabaye. Uzatumiza abagabo twenyine hanyuma turebe abagore be kuturuta ubwinshi. Erega mbabwiza ukuri nuko ngiye kurondogora abasaza burya niyo ngeso bagira. Muri no minsi I have a burden for men. Uko ikishisi abagabo batayobora. Imana yatugize men, yatugize imitwe. Iyo umutwe wahobagiye urugo rwose, umubiri wose urahobagira. I have a burden for men. Kugira ngo abagabo muzagire rimwe natwe dutangire men's ministry. Yarabaye. Ngo noneho umunsi muzandika hariya ngo ni kuri men's ministry, hariya ni kuri women. Hano hahurira byaramenyekanye umujyi wose uravuga ngo hano ni kuri women. Uzashaka cyandi wandikeho ngo ni muri men, hanyuma tujye duhurira turi abagabo dutumira abagore. Ariko serious ndagira ngo tubisengere. Wenda ibyo gushenga byanjye mu bivaneho. I really have a burden yo kubona tuzamura abahungu bazubaka ingo zihesha Imana icyubahiro. Kandi kugira ngo ibyo bizashoboke nuko barebera ku bagabo bari imbere bakavuga ngo murebere kuba babanjirije, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwite ku kwizera kwabo. Ngo ariko Yesu Kristo uko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Twetse abubatse ingo nziza no kubera ko dufite Yesu. Ntabwo ari uko nari mwiza. Iyo Yesu ataza, I was bad ku bintu byose. Nari umuhanga Yesu, ariko I was bad. Nari nuzuye umujinya, nari nuzuye indurwe, nari nuzuye ubuhehesi, ariko Yesu araza amindura icyaremwe gishya. Ndashima Imana. Niba wicayemo hano uyu munsi ubuzima bwawe butari bwahindurwa na Yesu, ushobora kuba umukurikira. Ntabwo ari cyo ndimo kukubaza. Ushobora no kuba umukunda. Genda kubaza niba warahinduwe na Yesu. Uyu munsi uvuge ngo Mwami Yesu, I too I need a divine touch. Unkoreho kandi umpindure. Dusenge Imana. Kandi niba urimo wumvise umwuka gukoraho, ntusubire yuko waje. Unabikore ku buryo bigaragara. Uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana today. Si ukuvuga ko biriya twavugaga bibi ubikora, ariko ushobora kuba ubuzima bwawe utarahinduwe na Yesu. Uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana uyu munsi I will, ngiye guhinduka icyo washakaga kumba cyo. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Ubwo twe tutashoboraga kwihindura, ubwo twe tutashoboraga kwicungura, ubwo twe tutashoboraga guhindura ubuzima bwacu n'ubw'ingo zacu n'ubw'abacu bose, waraje ujya ku musaraba kugira ngo dukoreho ibyaha. Ko ijambo ryawe ryatubwiye ngo ibyaha bikoze isoni, ariko gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Urebe iyi mbaga y'abantu iteraniye aha ngaha, n'abandi batari hano, n'abandi barimo gukurikirira kure, utugirire neza. Muri ino minsi aho imiryango irimo gusenyuka, muri ino minsi aho abagabo barimo kugenda nabi, muri ino minsi aho abagore barimo gukurikira nabo bakagenda nabi, utugirire neza. Buri muntu wese wumvise ubu butumwa umukosorere kugira ngo yubake urugo ruhesha izina ryawe icyubahiro, nawe rukamuhesha umugisha. Uho umugisha aba bantu bose, ureke imbaraga z'umwuka wera zimanuke. Ko waratubwiye ngo umwuka wera naza niwe uzemeza abantu ibyaha, ngo umwuka wera naza niwe uzaduhindura, ngo umwuka wera naza niwe uzaduha imbaraga, umwuka wera naza niwe uzaduha imbuto nziza. Reka imbaraga z'umwuka zikorere muri aba bantu bose ngo duse na Yesu, kandi izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwa umugisha. Ubaho umugisha Mana abo twateranye kuri uyu mugoroba, ubaho umugisha wuzuye, utsindagiye, usendereye, usesekaye. Ubaho umugisha mu buzima bwabo, ubaho ubuzima buzira indwara. Mana ukora ibitangaza hagati muri twebwe, abaje barwaye ubakize, abaje bananiwe ubasubizemo imbaraga, kandi imbaraga zawe ziramburirwa aha hantu kugira ngo Mana nabumva badasobanukiwe ubasobanurire. Ubaho umugisha, ubaho umugisha mu mibanire yabo, utanga umugisha mu ngo zabo, utanga umugisha mu bana babo, utanga umugisha mu kazi kabo, utanga umugisha ahantu hose. Ariko kuruta ibindi byose uture mu ngo zabo,
ubabera imana, bakubera ubwoko, bakubera umuryango, bakubera abana, ujye wishimira kubaha umugisha, nawe iminsi yose baguha icyubahiro. Ubaha umugisha Mana ubu n'iteka ryose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo.